nimero na IP ni zaho ngaho abantu mushaka kuza kumwandikira kuri WhatsApp muze kumwandikira kuri WhatsApp mutangije +1 mugahita mukurikiza iyo nimero mu screenshotting muze kuza kubikora maze kuva ku live mumuvugishe mupange bisemba nyine mumuteze imbere kaze ndebe umuntu urahanga abantu barahanga bashaka kugira icyo bavuga abantu baraha bashaka kugira icyo bavuga ari wavuze ngo ashaka ibitekerezo bya rukuntu nyine ku muntu akaza nawe agatanga ibitekerezo tukumva. Salama mvandi. J. Komera. Hari ifoto yawe sirikiye. Muri za saga zawe n'abari abahungu. Ifoto wambaye idarapo rya DRC. Genda shaka nicyo kintu ndimo ndibarize kindi kiraza gikurikira. Hari ifoto yasirikiye nambaye idarapo rya DRC. Koze cyane. Nyine ntago ikibazo kirajyaho ntago bakiri ikibazo niki. Uravuze ngo hari ifoto yanjye yasirikiye nambaye idarapo rya DRC. That's it. Wari wambaye idarapo rya DRC mu josi. Mazis. Nyine ikibazo mbaza urumva hajemo ibintu uri muraniyumva ku ruhande abantu bari gukurikirana ngabo bafana bawe reka tubikure ikibazo cyane kiragira giti ya foto nuko uri umwe mwabari abantu cyangwa se zari inshuti zawe wari urimo mufata ifoto nk'ibisanzwe byaremeze bite iriya foto ntabwo ari photoshop iriya ni ifoto ya nyayo nayifashe za 2 na kangaya so nkeka ko nta kibazo kirimo ikigo uretse wereka ikigo cya Ecole Congolaise uruzi ko kiri Gikondo ndahazi ko narabo yarambi urakoze cyane none nzi ikibazo kirimo n'iki nyine oya impamvu byavuze kuriya nuko abantu bisa nkaho bari abantu bavuze ko ngo Asubiza ashobora kuba ari umwe mu bantu bo mwakira gihugu kandi ashobora kuba ari umukongomani. Urakoze cyane. Nyine ku umukongomani byari ikihe kibazo? Oya nta kibazo kirimo ahubwo twe turashaka none se nicyo kintu ndimo ndibaza. Nyine ku umukongomani byari ikihe kibazo? Ku umukongomani ntabwo ari ikibazo bro. Ku umukongomani si ikibazo ahubwo nukuntu ngo wagaragaye usa nk'ubakasa cyane. Mwasa abakongomani se? Urakoze. Mwasa abakongomani? Uhe buryo ra? Wenda turahera kwa biriya bintu bijyanye na profete. Sinzi nimba ngaho turi kujyana. None se mu bintu navuze kuri profete uretse ko wenda rimwe na rimwe hari abantu bagendera mu kigare batajya banatekereza batajya banareba kure. Kuri profete Joshua sibyo navuze ko ibintu yakoze nyamara biriya bintu ari scam ari ibintu bitagenda neza hamaze gutambuka ukwezi nibwo ugiye kumva ko biri mu bigize icyaha ndabeshya cyangwa niko kuri urakoze cyane none icyo nakoze kikoza ni iki nyine uretse tugendane hariya kuri profete wari murakebura nta kintu kikoze wakoze ko uri murakebura nyine wenda nibyo byagaragaye yakoze mu ruhame bitari byiza kuri wowe n'umukebura umubwira ko nyine bitari byo bishaka kuzamo amasaga so abantu public hari abagiye babifata bakabihuza nanone na ya mazina bakabihuza ko nanone ushaka gukasa nyine abantu bagenya n'abakongomani kandi gushobora kuburiwe wenda icyo cyakiriyalinze kuri nge nagira mvuge ibyo numvishe muri public urashaka kunteranya urashaka kunteranya n'abakongomani wowe nakumvise ubumvishe ko ngiye ngo kandi warabaye igikonzo unyumvisha ko mbakasa ngo ko mbakasa ngewe icyo gusa nanga wenda nk'uko umuyobozi w'abakongomani agenda abeshya n'iki byose ibyo byo ngenda byanga cyane nabyo nkunze kuvuga ariko ntunteranye n'abakongomani genda gake uri kumva ntunteranye n'abakongomani ngo ndabakasa cyangwa se ngo ndabanga ngo ngira gute huya ngewe nanga ideas z'umuntu wese ufite ideas mbi ndazanga ndazirwanya kandi mu buryo bukomeye cyane ngiye ndwanya ideas ntago nanga umuntu niyo mpamvu ubona uri kumva
turahura nabo tugasangira tukagira gute ariko iyo uzanye ideas mbi ndazirwanya ikibazo cya kabiri ndazirwanya uragiteguye kimbase mu mazina yawe wita umwami w'abagore Jay urabyemeranya kandi uwo ubyumva gusa uri muri amazi ibintu oya kugira ngo ubanze tugendere point kuri point kuko uri mu bantu nzi bafite bashobora kuba bafite IQ iri hejuru kandi nemera so ikibazo cyanjye ni iki no kuri live ejo bundi ya Dumba n'uwo bita Noeline haje ikibazo ngo Kasuku uri mu bantu bakunda kuvuga ibintu bijyanye ngo n'ibitsina ngo kandi ngo bishobora kuba ngo wowe ngo ngebana ngo nta kintu ufite kabisa ngo biriya bintu bijyanye ku bintu bijyanye n'igitsina gore ngo ariko reka mubona buretse gato ngo baze nanagusubiza ikijyanye no kuba umuntu yaza ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati ngiye nije muntu ufite imboro nini cyangwa nije muntu ufite igituba kinini ibyo ngibyo wumva ari bwo bugabo cyangwa ubugore wumva ari bwo bwenge nyine wumva byafashe iki nka muri bibwira reka nanjye ngusubize kubera ko wenda nshobora kubihuza nkawe bitewe n'uko umwami wawe nimba wowe kuri wowe wita umwami wawe